Mama yari ari mu gikoni, yari ari gutunganya ibyo kurya, mfata akadobo ka esanse nkamumenaho, mfata ikibiriti ngiye gucana mbona umugore wanjye araje, umukobwa nahaye umutima wanjye kuko twabanaga kwa mama twagiye kubasura, yaraje ndijijisha, ni ijwi rya nyirarureshwa mbwira mama ati sori, mama sori, nza mpita nkuramo imyenda yanjye, ishati nari nambariye hejuru, ndamuhanagura, mama ndamuhanaguye ariko mfite umujinya mwinshi, numva ngiye gusoza ibyo natangiye ariko aho ngaho byari byanze. Iki ni igice cya 19 uko nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri nkisanga mu buzima bw'umubabaro. Ubu ni ubuhamya bwa Izere Cedric. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Sharif TV, kanda subscribe, like, share na comment, ni inkunga kuri twe. Niba ari n'ubwa kabiri, jya muri comment wandike icyo ubu butumwa bugusigiye. Reka dukomeze n'igice cya 19. Bahaye ikaze hano kuri Sharif TV. Mama kubera ko yari amaze no gukuramo, naramujyanye njya kumwicaza muri salo, ndamubwira ati mama sorry, kuva ku kanya nahise mubwira ko iyo bucket yancitse, iyo ndobo y'esanse mumenyeho yacitse, mpita mvuga ati ntabwo nzongera kubika esanse hariya, ntabwo nzongera kubika esanse mu gikoni kuko nzi ibyo esanse ikora, nibwo siyushya nari kubaho gute, nari kuba imfubyi. Nakomeje kwiririsha amarira nyirarureshwa yayandi bita y'ingona, kugira mama abone ko nari mwitayeho, abone ko atari byo nari ngambiriye, kandi rwose njye nari nigambiriye kumwica. Mama yabonye ndi kwiriza arambwira ati umuhungu wanjye ndabizi urankunda, ariko rwose iri esanse ushaka ahandi hantu uyibika. Mama akimara kumbwira gutyo, ako kanya nahise njya gushaka ahantu uyibika. Umugore wanjye yakomeje kumwitaho, umukobwa nahaye umutima wanjye yakomeje kumwitaho, nanjye ndangije njya gutegura ibyo yari ari gutegura, tuza kurya ku meza. Twari turi ku meza tuganira amagambo menshi, turaganira, mbese umuryango wari wuzuye kandi wishimye. Nagiye ku ruhande ndatekereza, kwica mama mumanitse byari byananiye, kumutema nabyo byari byananiye, none no kumutwika nabyo byari byananiye. Nahise numva ko rwose kugera ku ntego yanjye ntazabishobora, ariko nkiha akabugabo nkavuga ati aho buzakera nzanamwica, aho buzakera nzihekura, aho buzakera nzitura umujinya wose, nzihorera. Ntabwo nivugaga gutyo nzi ko wenda hari n'ikintu na kimwe yanyimye. Mama yari umubyeyi mwiza, mama yaranyumvaga kuva na kera, mama yaranyubahishaga kandi mama yarankundaga, ariko njye nari mufitiye inzika nyinshi, numvaga kumwica ari byo bintu bizanduhura, numvaga kumwica aricyo kintu cyonyine nzakora bikanduhura. Nahise njya ikuzimu, nashize akanya nimugoroba, nagiye ikuzimu nkomeza kwitemberera ikuzimu kuko numvaga nabuze icyo nkora. Nageze ikuzimu ndatembera, ngera naho ntari narageze, narumiwe cyane. Burya ikuzimu hari abantu benshi bafite akazi kenshi, hari amadayimoni afite akazi kenshi, hari n'ibintu bahora batunganya bitarangira. Nakomeje gutembera, mbona abantu bari gutunganya ibintu byinshi, ibintu bimeze nk'amavuta, ibintu bimeze nk'amaverini. Nkomeza kwitemberera ikuzimu mu buryo bworoshye cyane, nkomeza kujya nigendera. Burya ikuzimu ni ahantu hanini cyane, ni nk'iyindi si turimo, ariko ikuzimu ikibazo cyaho ntabwo ari ahantu wagenda ngo urye, ntabwo ari ahantu nakurangira ngo urye, si n'ahantu wanatega imodoka ngo uragiye, ahubwo ikuzimu hajyanwayo umuntu bahisemo cyangwa umuntu wijyanyeyo ndetse wujuje amategeko n'amabwiriza yaho. Ikuzimu hameze nk'indi si turimo kandi iduhishe.
ikuzimu hameze nk'indi si yihishe. Nafashe dayimoni umwe ndamubwira ati yewe dayimoni ngwino ujye ugenda unsobanurira. Naragiye dayimoni akomeza kujya ansobanurira, ndamubwira ati bariya bari gutunganya ibiki? Arambwira ati bariya batunganya amavuta yo gusiga mu musatsi ayongera ubwiza kugira abakobwa tujye tubatera ubwishongore ndetse n'abahungu tubatume bagira irari ryo kubarongora, bagira irari ry'ubusambanyi. Mu kinyarwanda cyiza yongera ubwiza noneho agatuma ubusambanyi bwiyongera ku isi. Niyo mpamvu ikuzimu tuyatunganya neza kandi tubyitondeye. Nkomeza kubaza ati se ava mu ki? Nuko bambwiye ati amavuta amwe ava mu bwonko bw'uruhinja, andi akava mu masohoro y'abasambanyi, andi ava mu maraso y'imihango y'abasambanyi. Nakomeje kubyumva ariko nanone numva mfite amatsiko menshi, nkomeza kwegera ku mavuta ndareba, ndebye mbona meze nk'asanzwe hano ku isi. Nararebye mbona ari amavuta ahumura neza, ariko dayimoni yarambwiye ati aya mavuta umuntu wayisize atuma agira ubwishongore ndetse agatuma agira ubwibone kubera ko arahumura cyane, ahantu yinjiye hose bahita bamenya ko yahinjiye. Aya mavuta niyo ya mbere atuma abakobwa bagira icyezegame cyane. Icyezegame ku batabisobanukiwe neza ni ubwibone budafite aho bushingiye ndetse ni ubwibone abantu bakunze kugira. Navuye ikuzimu rwose numva numiwe kuko bari banyeretse amavuta. N'aha ku isi narahageze nkajya nyabona rwose, kuri ino si arahari kandi atunganyirizwa ikuzimu. Sinzi ngo ni bande bayavana ikuzimu bagiye kuyashyiramo, sinzi ngo ni bande bayavana ikuzimu bazi kuyacuruza hano ngaha ku isi, sinzi ngo ava ikuzimu gute, ariko rwose hano ku isi arahari pe. Nanjye narayabonaga nkahita menya no gutandukanya, nkamenya ava ikuzimu nkamenya n'atava ikuzimu, kubera ko buriya Satani yigana ibintu neza dukora kandi dukunda. Burya amavuta aratandukanye, hari ava ikuzimu n'atava ikuzimu. Gusa mu kuzamuka nazamukanye uburozi bwiza bwa bundi bwitwa intarazwa, ndavuga ati ubu burozi reka njye kubugaburira mama wanjye. Mama wanjye naragiye ngura agashakoshi keza, ngura agafyorute keza ndetse n'agashokora. Nahise ngenda mpereza mama wanjye agashakoshi keza, aragakunda cyane. Arambwira ati muhungu wanjye, kuva na kera wari uzi gucagura, ni wowe muhungu nkunda kurusha abandi. Mama yakomeje kujya ambwira amagambo meza asa nk'unsingiza, nkabikunda ariko nanone nkumva nshaka kumwihoreraho, nkumva kumwica aribyo bizakemura ibibazo byanjye byose. Namuzaniye n'agashokora, ako gashokora narakaroze uburozi bw'intarazwa. Ndavuga ati ubu noneho ntabwo buri mu murame. Mama yaramaze gukura, yaramaze kugera nko muri 41, 42 hafi aho. Ako kanya yariye agashokora ndi kureba, hadashize n'amasegonda 3 kuko we yari n'umukecuru, yahise yitura hasi. Umugore wanjye ahita abibona, yabonye ko umukecuru yituye hasi, ahita ahamagara papa byihuse bamwirukankana kwa muganga. Uyu mukecuru se ararokoka buno burozi? Aha, Cedric yiciye mama we. Ese biragenda gute? Ni ubuhe butware bamusezeranyije? Intego yayigezeho, icyamunzanye aha hose, icyamugenzaga cyose akigezeho. None se ni ubuhe butware bamusezeranyije bagiye kumuha? Ese Cedric azabasha kubaho adafite mama we? Ni ibiki bigiye gukurikira?
Niba nawe usigaranye amatsiko, igice cya 20 kizagera kuri Sharif TV ejo, uhita umanukire mu ba mbere. Kanda subscribe niba ari ubwa mbere uhageze, like na share na comment ni ingenzi kuri twe. Ndabashimiye mwese twabanye, reka tuza guhurira mu gice cya 20.